akageso ko kwibasishaho ko karemera buri wese nubwo kananiye. Basiri babwira Dego ni umujuzi ko iyo ngeso nayikatiye hanyuma y'imyaka 6 zishize. Sibyo ngute wagira amafaranga ejo twarabwirirwanye. Ngiye mfite $1000 wewe ubu ngubu nge nibitseho ndatangazwa no kuvuga ngo wowe usigaye burarasha. Ko mfite 1000 manaburahisha. Bro. Ubuzima buranze tu. N'umunsi wa kabiri nari. Buranze tu. Uzi yuri kuburara uba wumva umeze neza. Ariko ndatangazwa n'ukuntu musigaye muburara ngerera ibyo ngibyo narakatiye. Urabona wakashwe ngubu nsigaye nibitse ku mufungo. Nibitse ku mufungo burunge. Akageso ko kwibasishaho ko karemera buri wese nubwo kananiye. Basiri babwira Dego ni umujuzi ko iyo ngeso nayikatiye hanyuma y'imyaka 6 zishize. Sibyo ngute wagira amafaranga ejo twarabwirirwanye. Ngiye mfite $1000 wewe ubu ngubu nge nibitseho ndatangazwa no kuvuga ngo wowe usigaye burarasha. Boss ntabwo akazi. Yesu ndatangazwa no gusigaishaho uraburara nk'uburo nibitse ku muvugo mfite $1000 ntabwo akazi. Amafaranga $1 nyamerika abasazi 10. Sibyo mvuga se bakangwa akazi ko kwiba nubwo kananiranye wanjye ngo hari undi turi yamusibira. Gute wagira 1000 mu munsi ziko nagufungisha. Fungisha ngo niyo mfungisha nagufungisha. Ubu nafunguza icy'ubujuri wawe. Ku mwuga w'ubujura. Agoshana ndero kugomeza kwita umujura wowe. Siko nakwakurira polisi nakubwiye ndi kumuba. Mvuga $1 wese imvuga inkongomani. Ashaka gukina nanjye sha. Ngubu twe twarakoze. Ntumubona abantu babyimbye mu mafaranga yabo mugashaka kubamenyera no kubita abajura. Nimba uheruka wiba nge sini unarakatiye wowe. Imana yagize neza. Rumva. Ubuse wowe. Insi y'umwuga ni 40 arengaho gumwe bagukacira. Peti nakwiyanye ngo nunyita umujura nge mbitse umubungu ndi ku $1000. Nabaye nk'utembera ahantu anyaguye wagira ngo icyari cyayabitse ni ikiyumba. Uge ndayafite rero nta bintu wazumgiye. Cyewe unyiniyeho terera polisi bagafunga imbesi. Urumva kandi nongera gukoresha ijambo ubujura imita nguteza mu njyamane hita bagufunga urukwizanisha. Uwo mumarayika rawarebeye amaso y'igisamba hangaha gakereka amafaranga yo bataye 1000 cyose. Wambese iwe ninduru kwita igisamba. Ubwo abasenze ni bangahe bayavuze uti bose fei ndatangaye. Mbese iwe ho unuzi ko ndi bose. Ndi bose buno uzi ngo ni buri musore w'iki gihe wapfa gukora ku 1000. Atakoze se atibye ni nge nakoze umurimo wo kureba rero. Nimba ugenda urajamye rero ukureba hejuru mu kirere nk'ikigona birakureba. Butayari nabonye akazi nanjye ni ngombwa nyagereho. Kabonye kukagira ipfa wungutse. Ku kazi k'umuvandimwe nubwo waba uri bose tushobora kumva ko umuvandimwe yabona akazi. Sibyo rata. Hari akazi banshakiye. Kaba ari akazi gaciriritse ariko wene wagakeneye ufite $1000. Kaba ari akazi gaciriritse wazirisha isambusa amandazi gurisha ibisheke ku muhanda ibintu by'ubuzunguzayi ntago wagakenera. Wakabonye kwande n'akazi k'ubuzunguzayi mani. Wakabonye kwande n'umugira neza wandebye arebye ubuzima mbaye musha ntabye ko mburayi 3 ahita nk'umakazi wo gucuruza isambusa. Rero urumva wene wagakenera yo gusanga nzabo wa mbere mu bazacuruza sambusa bakanakibonera nanga kama urebye neza bazajya bamemba amafaranga kujya rero ngo mfite umufungo turahurirayo ye turahurirayo harya mani wakabonye he. Yapfa ko umusamariya twari duturanye kera gitwe tugifite amafaranga nazina afite zina sose ni Caleb. Ese ushaka ngo nimenye naho urakorera rango nyinza kugusura wenda nimba mfite n'ubuntu rweho bose dangirira neza wenda urukomeho niyo wakuye icyatana ngaha Imana yagira neza. Webye uri kuvuga ntabwo ubizi si amafaranga ngiye afite business ngiye kuyakoresha urumva mfite business y'akaga yo gucuruza sambusa s'imikoro. Oya ntabwo nacuruza sambusa sha
miliyoni nibitseho nako 1,000 cy'amadolari ngiye gukora indi business tu uzayibona nanjye nyirimo mu kimbo uzaba warabonye ako kazi ose ko ndi kumva nshongera ako kazi ka rutinda yangera nubwo mfite 1,000 manaburayisha burara ufite amafaranga none nataburara nubwo n'abanyafite uzingo byambuza kuburara ose watumaye ngiye nyirira nkagaho uzingira itaka na ritobeye ubusa eske no wibye impungure zanjye sha ufite amafaranga ngenda abona nawe na 5 bikozaho ngaho eske ufite amafaranga we ugurukaranga ruhindutse impungure ute saba miliyoneri twungutse muri iki kinyejana da dukaranga twanjye se suturi tuguza ngaho ubwo two dukaranga se wari watuhashije uzi ngo nubwo nawe mfite amafaranga byambuza kugatoragura ukaryoha diba nzaba mbari ubarirwa iki nazarara asenga ngo imana isa bihagira umuntu utanagakaranga hasi nikabonekana ko mugatora afetege home ndabona ngana n'amafaranga ufite umva shabwo nubwo nayagire n'ibyambuze gutoragura agakaranga karyoha kubi umva univere y'ikaranga yarapanze sinaca mu 1,000 cyanjye rero ngo ngiye kugura ikaranga ahubwo twazisekuranye n'ingumi zari kuhabayo ureba nabi ubu ncemo 1,000 cyanjye ngo ngiye kugura ikaranga ndi kureba aho zaguye nimba ari umuvandimwe amenye ko turahahurira wari ushaka ngo uzitsindire wenyine wamwaye ubu ushaka ngo nce n'1,000 cyanjye njye kugura ikaranga kandi nari mbonye aho umuvandimwe yabarutaye igiye kakwicisha isarisha ubunyobwa buryoha kubi peti tazabizana nubwo wasanga umubosi ari guhita no yahita ku giceri cy'ijana tazafkina 5 bakagukura n'iginye mu bintu bawe uri kwizera ngo uri hamwe n'umubosi n'abanyafite ariko wazana iby'agakaranga ngumi zikari reka nigire kwicururiza sambusa ndarya imwe wenda ubundi se bakwakuye atanya kurasusha uri kubikurikirana ariko oya bakwakuye birakureba ariko karahari agaki akazi nakawe nakanje nubwo kaba kawe singiye ntabwo bisobanuka kuko nakumva ko agumuvandimwe azahembwa tuyagabanya no kunonya imigiti n'igiceri cya Sanfradi igiceri cya Sanfra ndaca mu mfungo w'ijana nkaguhereza igiceri cya Sanfra hanyuma ukeneye kujya ugabana nanjye 10,000 bagiye kujya abantu ntabwo nakubwiye ngo tugabana amafaranga urahembwa ariko nakubwiye ngo nshaka kumenya umushahara urahembwa gusa aho reka ndebe ni abana nyandikiye gisanze ndabona izuba rigeze irebe basanga abandi barara bagatwaye wasanga kizeye yuko akazi kigatsindira kandi kitazi yuko nanjye mbereye ndakwereka ndagiye ndagitanga akazi ikintu kiri kuzarira mu ma SMS nze ndakwereka uziko do Mani bicho unakienda umanyara ni n'amahirwe reka nitabe boss kidahari Hello. Kaje utangiye Amahoro boss. ese kurana ari feyi umbonye uri kwirukanka hari kunyuzeho So yaba nigeze. narigeze ni feyi hari ahantu narigiye feyi mise mubura nk'umuzima Ntabwo ari. asante sana Wari umubuzi. nari mu buzima
think say they wise. Muzimu mubonye mukanya ni nari mubuze twe turi kumwe. Yego warusha mucisha akazi nakumvishe ko gaye. Akahe kazi buriya Kakandi wavugaga. niba ari nako nari nje gusura umuntu. So wavuze ngo ni hano se? Nahangaha nyine. So gucuruza sambusa turabigwanira kandi ufite igihumbi cy'idolari. Gihombisha. Tazi mu mufuka w'umukongomani ukuntu hameze. Ameze ute kandi wambye ngo harabyimbye. Ari zero ari icyo nigeze mugurira. Za projet si kandi. Proje nzazikora ubutaha maze kubona akazi hano. Saba miliyoneri dufite ahangaha ko Bafikina n'akazi wavuze gahenda 10,000 ubwo usanga urahabona akazira. ndakabona nyine. Nta kintu utanarabonanye nabo njyewe bamaze kunyandika ndi mu gitabo. Nabyumvije sho kubera babonye ndi umuntu w'icyizere barakama wowe. Isura y'abajura si kandi ubundi nuri umujura ndagusaba sori ziki. Ubwo ndi kubona ari nde mujura muri twe babiri. Biragaragara iyo sura yawe ishobora kuba inavuye no gushimuta kakanya. Sura kanye na kimibiri yombi sha utazana Njubwo ukabonyemo kiwi. namo kiburura niyo sura yawe ari nziza. Ariko sha urukora aka gasura kanye bura kameze niyo yawe wagiramwe yamwe makuru ki. Nje naje mu kazi imbesire nasanze yanankurikira. Ubwo nge naje mu biki? Waje kwiba. Uyu ni umujuranura n'aba y'amavitre rwose arayatwara. Reba nge nuye ari nge ni bora ari uwuhe gisambo. Oya ntabwo turi ibisambo turi tuje kwa kakanya. Continue. Eske uri muzima wowe? Muzima nyine hasi ukona napfuye wambasiye. Abandangiye akazanga. Jaye ko nari nitabye akazi nkawe tukaba duhuriye hano. Ubwo nari nitabye iki? Hari ikindi mutanga sa akazi. Akazi se mama akazi baza bayomba Iboro niri kuyomba. Kuyomba waje ubu bugiye he? Arindi kuburira akazi. Aho ko mushaka mwanyishura ko mbafatiye umujura. Cyangwa kwakura polisi bakagitwara ikindi. Urebye uko cyaje gishaka kubandurira ikaro do. Byavuye Iboro hari umwanya ndayidunda kuva kare yangomeje kumurikira. ntabwo kubita ingumi kaguhenge kuko gutwi. Wanyiriye udufaranga. Rimwe babiri ndera nasabye kubaka. Twaje gushaka akazi. Uzi ko wamurikiranye. Ndaho ukurikiranye bizi. Wandiriye agakaranga uje kundira n'akazi. Hano ni iwanyu ni kwa boss. Bose wawe cyangwa wanyu. Wabonye akazi se kugira umwitu wawe. Ariko yanshatse ntago namushatse ariko wowe uraza usabiriza. Ndabande uri gusabiriza n'utari gusabiriza turaba tureba. Ntabwo nabona bwa muri birara. Numvira nakazi mba. Urugero ko rekisha Nagutungaga urutoki. ubwo nurutekero ntungasi ndiko nari nguma y'urushwa mbesire. Ntabwo honda sura n'abantu akazi nkakure kuki. Ubuse wowe warugize. Wowe ni warukandiye. Kakurya ntako baguhaye. Je bamakaza ugaruka kandi. Weho wagasabye ubwo bakaguhaye da. Sinzi ikintu ndagukorera uyu munsi. Twatoravuye ubunyobwa utwanjye twose uratujyana. Uri harango ikini. None akazaga ngaka nje Intoki zawe bari baziciye. Gorombo sindukene. Numvira nk'agama biraramo. ugurungutse. Ngo ndahembwa. Tubuza akazi. Mani uyu munsi turi kuwa kangahe? Wa gatandatu. Wa gatandatu. Tariki zingahe? Yaba ari tariki 28. Umunsi mukuru w'abasilamu sha? Yashoboka kabisa. Numvishije she n'umuryango we babiganiraho. Yaba ari kwa Shesidiki. Inzara nari mfite iminsi 3. Nabwo nigibungura imwe n'amazi sha. Ndayikira uyu munsi. Umva shange yaje ari y'icyumweru. Narariraga indazi gusa nawe nibyo. Narara munsi ya 3. Aha, igisubizo cyabonetse.
Karibu cyane, karibu cyane. Yego sheshe. Yego, karibu cyane kabisa. Tabyanyu. Icyaro ngira. Temuko. Ujanga cyo uri guhita. ndaje bantumiye kwami nawe kuri buri murenge ko mbona N'aba speed sar umuvumba ugenda gake. Unarinje kuvumba karayi, birayi. naje no gusabiriza Ukora iki? Ukora iki? gusabiriza Kutari seriye. Ngenza gusabiriza se ubona ntari seriye njyewe pirawu barayisabiriza cyangwa barayihabwa. Narinje guhabwa nuko nari nibeye. Narinje ariko kuvuga. guhabwa si bagutegeka vuga ko naje no gusabiriza nabyo nta n'ikibazo kuko se ndagusubiza Uko mubona ko mbona igigu ufite amata mufite gatajyamo umupunga wo kwa shehe kuko ugirira kuko uri kungira agashari nje kwivumbira. wowe ndabona uri bumara kuko wanambaye n'ibishati Masha yo ndi kukanda nawe umenya ko mfite akadagara. Urazure ki? unakandwa se wagarekaho Egerayo wowe. Umva abandi bavandimwe baje. Urusengero twakira abantu bose. Twakira abantu bose. Iyo waje uba waje waba umusilamu. Muryoherwe. Bismillah. Muryoherwe. amen Muryoherwe. basi mwihangane ibyo nabashyize Abatabonye ibiryo mwihangane badateka ibirayi, teka ibirayi, hata ibirayi kugira ngo nabo batabashe kubona ibyo baza kurya. Teka ibirayi. None shehe. Ko bambwiye ko muri rayidi barya pirawu gusa. Bakarya umuceri gusa. Ibirayi bije muti cyangwa mwarahinduye umwaka n'ibirayi. Ngo iyo ibiryo bibuze biba ngombwa kugateka ibibonetse bagateka n'ikirere ngo bazi kuba muri rayidi upfa kuba wabonye ibiryo tu. Bateka ibihari. Mada wateka ibirayi ariko nawe manzi urye weho wanarara nta kibazo. Ubwo ndare koko naje muri gahunda njye mfite ibyo ndakora nijoro sasa. Harya bagutumiye icara bagutekera ibirayi urye birabu yabaye nkeya aba nibo twe twatumiye twabonye undi mushitsi nyine wari mushasha sibyo mwihangane sibyo bateke sibyo ngongo banyire sibyo wo urarara sibyo harya sha nkikibutse harya weho uri umusiramu wahe Ndwaha ngaha tu muri quartier hirya kuri antenne. usengera kuye musigiti Bitewe n'inzara mfite ntabwo ndi kuyibuka. ese uri umusiramu cyangwa uri umukirisitu Ntabwo ndi umukirisitu, ntabwo ndi umwisilamu. none umusiramu yibagirwa gusenga ko tuzi ko abasiramu dusenga 5 ku munsi Nyine
njye nari nsanzwe ndi umwisilamu iki byabaye ntaje kuba nakwicara gakeya bitewe n'ibibazo n'iki byinshi cyane mbona iki cyaba cyiza ari ukwicara. None se ko wibutse kuza kurya umuceri utibukaga aho usengeraga ni kubera iki? Umuceri ntari byo byanzanye usibye kuza kuziza umunsi wa Rayidi. Gute gwancika nari ndi umwisilamu bisanzwe? Nari ndi umwisilamu kandi uyu munsi ndabizi haba ikirori. Gute nakibagirwa? Aha. Harya izina ryawe bakwita nde? Zina? Yego, izina ryawe nibyo mvuga we. Byo mu bakristo se be baranyise nkivuga uko navukiye mu bakristo cyanyigira mu bisilamu. Iryo bakwise mu idini mu basilamu. Umusiramu, so wavuze ngo uri umusiramu? Narindiwe pe. Yego, none se nimba narindiwe ubu naguriwe nyine. Wendi wari ku munsi sinawuhemukira. Yego, none izina bakwise ni irihe? Nimba wari uriwe. Che, kwihangana. Baranyise izina rirerire ku buryo kino mu rugo bari naniwe kurifata. Hano abizi mu kisilamu habamo amazina maremare gasumba n'imisozi. Ahubwo habamwe amazina magufi gusumba wowe kuyavuga maremare. Yaba ari maremare kuri mwe mwize ariko burya twe twari turaba kuyavuga. Aha, tubyihore nibagutekera ibirayi nubwo wowe wabuze ipura yawe sibyo ariko barakuzanira yuzuye y'ibirayi. Mwihangane iba wica urindiye wanarara bati wanarara. Abasilamu ni beza sibyo subizi se. Tegereze ariko ndibuze no kura. Barambye muri rayi kindi bajya none abanekera ibirayi Yore. Oh, no. Abasiramu noneho ni imvu. Icyana cy'inkoko cy'ingurube icyana cy'ubuhe bwoko? Ibyo njya mvuga ngo twabyayemo ndavuga icyanuka cyita icy'ingurubuzi cyari cyo kicucu kiwerewere. Nago mese nkawe nico gisura ajya ni fromage ya Fritz. Isa n'ikirata. Uru n'urukweto ubundi nubwo mba naracishijemo akawuza ahangaha kaba karashonnye neza Imana yagize neza. Soka. Genda mubone murenge ngiyo. Genda. Papa nibite? Genda mugenderekana na ziranza. Puto. Papa nandishe wanje. Aya bihorere ne genda. Cyangwa genda sha. Bitesha Freshman amakuru ni meza. kwa uhambiye ngutyo ugiye Kwitembeza muri kareti. bitembeza gusuka uhambira ngutyo Naho hambira ubundi niko bijya bihora twebwe duhora twahambira. cyangwa urarwaye shaho Sha ntabwo ndwaye twe duhora twifunze umunsi wose. kadi yareko kateye Yaremeze utese hari yateye iwanyu niho yenda kumera. narakubwiye kuva twasangira isambusa usigaye umenyera kuva twatembera mu mugi twariraho isambusa sinzi uburyo unyitwaraga ushaka igihe nzagukoma Je nawe ninde munyembaraga. nari nsetse habuze gato umva sha mfite gahunda Uraza neza. twicare Ariko gahunda yishurwa. Nari wabonye sheri umuceri niki? nicana Wabonye icyana ni icyana cy'inkoko cy'ingurube icyana cy'ubuhe bwoko? ibyo njya mvuga ngo twabyayemo ndavuga icyanuka cyita icy'ingurubuzi cyari cyo kicucu kiwerewere. Nago mese nkawe nico gisura ajya ni fromage ya Fritz. Naho isuri hengamye agirani kawunga isonze nabi cucu kiwerewere shishwa kivuka. Aha, nago twaje gutukana. Naho ndimgira gahunda yakuzanye hanga. Narinzi nguransinda ngo wanuka kanyemeza cyane ejo ndifite na diplome kiwerewere. Ariko bro, unyica janga muri match yo kunuka cyangwa? Nari mwica janga ngira ngusabe kujyana gutereza. Ari hose si.
wategerezaga iki? Tegerezaga numva amagambo yawe. Ese sunyeretse kuri muzima sha. Unangiye kugira ubwoba bwo kukujyana bwo wananukira. Basi sori. Mbabarira tugenda ariko. Yesu! Ubu ketse umuceri se ntago turarya niyo wasaba impuhwe turajyana ari kuranywa n'amazi nabirabo. Ugiye kunyicisha inzara se? None waruzi ugiye kuryayo ndayabaruse. Ndakubona n'umuduri ntarindi ufite weho. Kweto n'ubyanye gutereta si urwanyokora. Nururwara nk'urwibata se wabura kutarujyana gutereta. Yesu! Imyaga yanyu n'amavunja yabarenze mu kirwa mwambaye ibiratu bifunze wagira imizinga y'ifarashi. Duceho sha duceho. Mwana wari ntabwo twagwanaga n'urugi ahubwo twakinguraga nyamara Mwarwanaga n'urugi kandi mbona urafashe n'amazu. ngaho yarwaye urwaye iki mu mutwe. Narinzi twabura ikigoryi mu muryango. Burya duteye n'abarwayi nta nubwo ari n'abantu bazima. Ntabwo turi abasazi usibye ko wabona asaza. Abonye umuryango w'icyuma yegura inosho. Abonye amakaro ameze ibaba. Gusa urumva njye nafite ibibazo. Ngire bibagenza. Amina. Abe. Ndabona bamfungurira barahara. Nta bijumba byasigaye. Waje gufunguza se? Ibijumba sigaye. Bareke binjira mu nzu. Wagize neza kabisa. Makuru y'iminsi arimo ukomeye. Munaraziranye se? Yego pe turaziranye. Tuba tuziranye ubundi nyine urebe. Ubundi se ko nabonaga mumeze nk'abarara. Arabuwe bwo uri inyambare niyabarara. Mbona nyindigaze. Nabasanganye amabuye. Njye wari uyafite pe nurarwana rwe rumeze nk'urwasaza ariko buno darwabaye neza nugira ikibazo. Make mpindutse umusazi. Taba wese uraza gukongota hariya n'inojo. Wari ukumena icupa wari ukumena ikijogo. Urakeka yuko iwacu habaye ibyuma si ibiti twibonera. Ibyo biti se wari ubibonye hariya? Ubibonye hariya yumena ikiyo cy'abandi nk'abo. Ikiyo narindi kwirebamo. Ari gukora iki? Wagiraga wimeneremo ko wari ukwibonamo. Utari muzima sha. Niweho musazi. Ego saba bofu twakiriye umunsi. Aha. Ugendana n'ikigoryi kimwe birangira abaye cya kabiri. Ubuse ngiye sindi muzima usibye kurengana n'urunwa rw'icyo cyaha. Ngiye ndi muzima. Sibyo? Sijya tuganira amagambo meza arata. Sha, nawe nzongera kugendana nawe. Sana ikirato. Uru n'urukweto ubundi nubwo mba naracishijemo akawuza ahangaha kaba karashonnye neza Imana yagize neza. Siniko wajya guteretana. Siko nateretse kuri Facebook ndatereta kabiri. Siho nateretse. Yego ariko ndikubona runo rukweto rugura Venzi. Rwose runo ni rubi? Iki ngiki? Iki ngiki ni nacyo kirato mfite cyiza mu bindi birato. Urebye icyo njyanaga ku kanisa, icyo kino ruragwagaruka rw'inyuma, ugendesha ibirenge. Nasi ugasanga ari cyo kujyana ahantu ra? None ari cyo cyiza mfite. Wajya gusabiriza cyangwa ukajya kwiba. Aho kwiba no gusabiriza, iki kirato cyanjye kirubaho. Uko shamina ko ndikumva urombo rwawe muri iyi nzu ni ibiki? Nisheri wanjye mushasha mfite papa. Ako kantu rata. N'urukweto? Yego pe urukweto rwaramuhenze niko rushaje. Gosha, ibi ubyambaye buranaga imishubi zikwicaga. Zanyica gute naramenyeye. None ko waje kunyanduriza amakaro. Karo nayisanganye umucucu. Musohoke sha. Wazanye n'iki gicucu musohoke. Toka. Soke. Sheri. Soka hali. Soka. Soka.
genda sha genda mbone murenge yongiye genda papa nibite genda sha mugenderekana na ziranza putoka toka papa namishere wanjye aya bihorere ne genda genda sha koko sheri iki kirato cyanjye naguze kuri nawe koko nafunguye kuri ko n'umwana Money. Kichwani maswali mengi wazakish hivi najiuliza itakuwa aje. Kosha Mosbe Weza papa? vayo wikino shokoshi Nikaribu. sasa enda bika n'umupira Nabino ukamutwara. wike kisha Mipira ya papa bafanye ku rugendo yose ngiyesohorera. ibintu kabisa byaducanze bakiriya ntabwo bari kuboneka kosha nzanira telefone mbe ndi gucata njye kuri Facebook mbe ndi gucata Papa ngumwiki paugiyeyo ngiyeyo nyine ndi gushaka mbe ndi gucatinga ngiye kureba nimba rya Steve bari ku murongo tugire icyo tuganira yego papa ntabwo ntangayo ihute gira vuba yina ikuzani neza sasa ngogenda ubikipa banke ndi kubona telefone yuzuye Yesu gira vuba You think they wise? hari imbere ariko ngiye ku Facebook nawe agiye ngagiye kuri ese papa wari hagana papa hari yutana ari umusanyi w'insiza agiye ku Facebook aho sibwo nawe uri gukumbiriza ugiye ku Facebook hagana ngiye ku Facebook yasha reka Facebook no bagiraga ko kurisa ngo ugiga cyo ku Facebook resanga bayigiraho nyewe ese Facebook bagira kuri telefone urasanga ari gutakira kuri telefone ntabwo agiye kumaguru ntabwo ari kwirukana n'ahanagiye uramusanga ari kuri Facebook uramusanga ari muri telefone niba pfo ese garuka tugenda urembe utaramusanga hari bitugenda ninakamusangayo ariko mami sije nabyemera n'utuma papa nkubita ariko sinaguremerera ntabwo nge nabyemera n'utuma papa nkubita urwa ugiye kuri Facebook face genda nari nigendeye urangaruye kugira papa mutange papa ntabwo nahana arajya uramusangira mu rwiwa nawe iwawe uriyo yagiye ku Facebook ugiye kureba foto ya Justin ya posting uyu munsi niba waruca muri gashore nyawe bana nanyura ku rufaranga inzira ya bugufi none yego nyine gusa ko nta kintu tugenda urasanga nari ku Facebook gusa ugucata birabakoraho kabisa muraho neza muze komera wa kumwe n'umuhungu wawe yakataje wagiye ku face ngo agiye he agiye gucata bagiye guhurira nawe kuri Facebook mufitanye imbari gahunda imbari mutuye kuri Facebook sinzi mwe n'umuhungu wawe ewane ntiwarebera hepfo hari hakurya hehe ubwo muhuriye he turiye mu nzira ijya kuri faranga bagiye guhurira nawe kuri Facebook ngaho none hakumero ni amavunja yo ku giti ngo ngute nanjye ubwo ndumiwe buriya uno mwana sinzi ngo ameze ute ngewe nsize ndi gucatinga ngene yasize ndi gucatinga kuri telefone nawe nase wowe uyoboye ko bagira kuri telefone nta mubyeyi arangara ngo uramutanga ugiye kumutanga bari kwiruka kugira ngo numutange ngaho mana yanjye abana bo twabyaye b'iki gihe kabisa bashaka kujya gucata baramubyeyi telefone bacatira ahubwo ngo ngende kwiruka papa nanange ngaho none hana b'iki gihe babaye utera ariko nanjye hakosha ku mashuri bakwigishaga iki kandi warumje ngo ugiye ku Facebook nawe nase nakubwiye ngo mfashe urugendo nagira ngo mfashe urugendo ngaho none hari umuhuro mukuru kosha ko ndi kubona mega zanjye wagira ngo zashije
ndi kubona mega zanjye zanashije kuko ko sha Mosbe Grave papa. sha ko ndi kubona wagira ngo uri mu bibazo ufite ibibazo cy'uburiri ngaho ko mbona wagira ngo uri mu bibazo byinshi mwana Papa nta bibazo mfite. aha ngahe ndafata amafaranga ujye kunzanira mega ubwire Justin Veva ngo zitume vuba vuba wihute. Papa barangarurira se? Wegenda Justin Veva tsinzaga niza promotion yagutumiriza ayo mafaranga Ari make. weho genda bati ubu kuninza ndi gushande baga foto ya posting ya vuba Papa kagiye ndebe icyo ndasisa nabo. wihute Nari bi papa. Ariko aya mafaranga papa ko yambwiye azi kumuzanira mega akaba nta kintu amaye ndazizanamo azi ngo ndazizana muki Yesu kanjye kuzana icyo ndazizanamo Ndajya kuzizana Papa nauli. Wanakuwa njia vya kurenzi vya Kugura mega. Aramuye. Raki. Mega. Yesu! Nilijibabila tuza. Mega. Yesu muleza na mushashi. Mega na mjano jara paranga nye. Kuko sha. Rumu gomna. Demiri vetura ikinyarajana turimo nico kujya kugura mwa turamusanga mu kumusanga. Elos money. Kichwani maswali mengi wazake. Vitesi mfano. bravo karibu karibu kabisa makuru y'iminsi mwa Mazima musaza. mwaraguze kabisa Nakari cyane. bane kabisa Mwese mu rukumva. kandi turi kumva tunaribi ese ntabwo muhe n'umuhungu wanjye ko agiye hirya Ahubwo duhuye nawe yakuturije afashe bagaje. Tuya bya yewe. Byabize sinzi yo ranyusi yo sinzi yo ragiye. yamaye gatatu kandi njye nari nzi ngo mumutumye ibijumba harimo n'intamba amanyanga kuko nyine nagwaye. Yesu uyandika nari mutumye mega gusa ngo njye Facebook hari agafoto ya Steve Veva ya postinze niko nari nkeneye kureba niko bimeze rwose mutumye mega Uburyo mbonye yakuturije yabuze ibyuya uziko uziko ngize ngo hari ibindi agiye kuha. mutumye mega dakwa kwa Steve Veva ku muhanda nuko yarambye ngo hari agafoto ya postinze kameze neza uko twiriye agashuti ngo nimba twe twagiye gufatira agafilime mu Rubaya naga foto yari ya postinze twafashe turi mu Rubaya turi gukora agafilime Uziko mwana wa nabwe ngagira. Ndi bagaje ngaranye kuramo mega. wenda hari igihe namutumye mu birayi ntabwo nabimenya Ariko afana ndume kabisa. Umuhungu mega kikorera ishashi. ntabwo mbizi numba za igihe namutumye ibirayi Abana barabakera pe. Hari amahirwe bakumye hano kugira bamukutishije kura. Yesu sinzi wenda hari igihe zamumize baga ku mihanda hari umwana arira bakamurya ingumi undi yarira bakamurya urushi nibyo nazi ngewe umwana wanjye nzi ko namureze mutuma ku mashuri ataha twicarana hano mu inama z'ubuzima sinzi nimba aracanganikiwe nambizi Uko bigaragara wagira n'umwana mu myaka zahise. Yesu Promotion hapa tunaonyesha unité orange karibu. Promotion hapa tunaonyesha unité. Mega gira vuba mega. cyagutumye ibijumba ara hafi Mega gira vuba nakarurire. ese uri muzima mu mutwe sha Mega ariko papa kuri aya mafaranga nuzuzemo utahuzuza se. Kwa chamo kante yangu. Uzuze. bamuvumvise ariko reka Ubu bitumwari kitanye bantumye mega. Ututaye akazi kawunyuma mega wewe. Nego bari bambye ngo mega.
Elosmani, kichwani maswali mengi waza kesho, hivi najiuliza itakuwa aje kesho. Acha nipambane nisi. Hosha, mega ziri he. Daila. Jasobanumye kwa Justify. Yego niyo nagutumye nyine nagutumire mi. None ntabwo yazima ntabwo yazinumi. Nuko wabyaye ibuye wabyaye umwana nk'abandi uzatuma ku mugezi kurawura ibijumba kazana ibijumba cyangwa none urukona atari umwana urukona ari igiti abahita ngenda nari igipapayi ubwo byagenze ute ko ndiko namuzanye sasa kandi wowe nakubwiye ngo utume vuba vange guca wamutumye muha bege wamuhaye amafaranga namuhaye amakuta gusa ngari yakuzanira utume mega hanyuma ko bege yayizanye ngo nuzuze muno ngo ngiye gurisha promotion nuzuze mega mwaka gashashi Yesu akosha nakubwiye ngo ujyane bege bagutumiremo mega ko mega bazitaransifa nari ndazizana mu kipapa wari urazitransfera uramuhereza amafaranga ukamubwira nimero wamara agatransfera mega transfer nayo ubu ni uko wewe bugira ubwenge cyangwa uriyidebe Yesu yabidebe bayansobanurira ipapayi gitereye gishwa kivu Yesu kibereye aho aha sahani ibereye mega zirihe n'urugo mega ziri hanyuma yari ibaye iya kabiri mbona ko igiye kuncika ngenda nitwaje urwego kugira ninsanga ko bakinze nze kurukororesha barankubise nahanariye pirawu isubira nk'ubushize umunsi w'ubushize nari narawufashe nk'umunsi utazansubira mu buzima ariko uyu nguyu waje urenze banimbaguye ku buryo kinasubiye mu rugo mama aranyoberwa izuba ryabaye rirerire twijyana ibiti ndi kwitembeza mani izuba ryabaye danje ngiye kuvumba bisirambo ari twavuye byari ngombwa ngo muze kuza kabisa iwanjye hari agafutari nateguye pirawu kana umusaza nabarashidi bose urabazi baba tukunda utuntu wabo sa noneho kanze twihutisha umuvandimwe atanze umupira no munzira kuva yumvisha ipirawo ubundi siri kubona ya kuzubara ndetse gatoya kwanza muye n'akabazo cy'ubwo muvandi mbaye nerekeye uri mu bikiwo areba uburyo wambaye hanyuma atatu wawe ntabwo wigeze kwambara kwizi myambaro se mu muryango wacu nta n'umwe nizere ko utamfotoresha Yesu urukara rwawe ura ngo wajya ntago warya kupira wowe Yesu urebye neza wabona n'iryinyo ryavuyemo abisilamu namuhe bagi bari mu mana nosman gusa kiriya saha bavuze ndayubahiriza nta kuki ndatayubahiriza njyewe imyaka ufite wo urya mu bisilamu mu myaka ufite uvumbye kangahe wasanga uragira imyaka indi ugira imyaka usa wowe ndi turi hamwe niyo munsi w'imyaka kuri wowe imyaka we umunsi w'umugisha wo kurya umuceri sha iyo turebesha uzabye ni munsi y'umuhanda ntabwo ntanga Yesu sekari sangapi kuva wumvise Elosmani, kichwani maswali mengi waza kesho, hivi najiuliza kabisa turasohoye ariko shaka kutumwanisha nk'ari wanyu njye nigeze gutumirwa hano tene njye ndahazi muri umuvumbi wapi mani dusengana uri umuvumbi wapi mani none uko tumiwe niko natumiwe Yesu kwanza nimba kozi wasanga uri mani amugabo mani umuntu uvuye muri radio wisimuka mani hejuru y'ikirago asaga funka
naho muri usimu no gutuka umunani mukafiruni nkawe kumenyera kuvumba Imana ntabwo ibara n'icyaha. What? Ari icyaha. Basi kafiruni nkawe uzi Imana ntabwo. Kakanya shami ndio mukafiruni hejuru y'ipirawu. Kabisa yanzoshe ngiye kukanya. Ubende. Bakubeshesha. Sikisa niruzo. Asigaye isaha n'igice. Funka! Mbaye njyambye gakeya ndumva n'ubute bwaje isaha nashiramo na revere. Yapo maisha magumu nitapata kesho, kichwani maswali mengi waza kesho, hivi najiuliza itakuwa aje kesho, acha nipambane nisichekwe kesho. Yapo maisha magumu nitapata kesho, napambana usiku na mchana, naamini ya leo saya jana, Mola nisaidie kijana nipate leo. Mwatumiye mukaza muri kuvuga ibigambo bimeze nk'ibyo ngibyo. Yesu! Sinemeza ko papa yatumye ibirara nkamba. Tubona mu kiraro nikora nk'abisi. Gaila. dore nje banyitara amashampu manitse. Urabona kasoka bamumutamasi. Money. Kichwani maswali mengi waza kesho, hivi najiuliza itakuwa aje kesho, acha nipambane nisichekwe kesho. Pana yarasotse gakeya gusa. Yesu! Kuza byo naratinda nara. What? Mwana waje kiraga kirikana Yesu! Yateguwe n'umuryango wa Sko cyane Sko itetse. Kujya kwaso. Kandi ni kwasheja ntibinamu gutabizi. Babinamuwe, ego binamuwe. Kitaje kumba se nimbari kwa binamu baguye amafaranga y'ikundashira umwana. Gaila. Le monde part en couille. Non. Gaila. Jamana, faticho mani. Murya umuceri kuri Noheli no kuri Aidimo mujya wari pirawusha. Mana ariko none washe kuhagira mwari wanyu. Le monde part en couille. Iyo invitation nomeze nk'abaje. Yego bada we invitation se niyi. Bakubwira ko ari aho gapapi mani. Yesu! Bari bamaye no kunyamarika. Ego by the way. Gaila. Le monde part en couille. Non. Gaila. Le monde part en couille. Nga ubu nimbwiriwe teno cya gipeti buno cyabimaze, ahubwo kuva narose wasanga ari byo. Reka ngende. Ntabwo twibwiranye njyewe ni Shesidi umuranzi ninjye nabatumiye ngo muze hano mfite agafutari dufite ubumwe kwa ujumla. Yesu! Ndabona ndagira ngo Sheikh Umari naguhamagaye urabizi na wari wazanye n'umusilamu wo ku musigiti wawe witwa Rashidi. Yesu! Okay, buri muntu yahaguruka akatubwira asengera kugira ngo tumenyane ibigwi, cyangwa se yatubwira amazina gusa asengera wese waba usenga wese mu musilamu ntarebe twavuga amazina kugira ngo Ramazani kutoka kumsikiti wa faranga hepfo. Msikiti zarabaye nyinshi. Nagerageje kuzishima.
njye kuzisura njye nanjye banyita Bilali Idrissa n'umwuka wa Minisitiri wa Gatatu. Okay, Nura ni umwana wanjye bamwita Shabani njye nkaba nitwa Sheikh Sidiq. Ku batazi izina aho ni mu gifupi banyita Abubakar Sidiq. Muri make I'm sorry, okay, ndabona inzara iri kwica abasilamu kandi baje bari gufotora, kandi uyu munsi wa Eid ni haramu gufunga, buri muntu wese iyo turangije igisibo tuba twirekuye twese turi gufungura kabisa. Lemon parankwi n'inzara ihita imurya arareba tuje kuvuma yarenge wallahi. Okay, mashallah kujya nagira ikibazo. Okay, nani Ramazan nani Shabani genda uzane iminsi by'umwera amezi imyaka nari maze narya umuceri, nabonaga ko uwo munsi niguncika basi nzapfa nta wundi ndiye, mpitamo kugenda niruka ngenda njyanye urwego, baramfashe banyita umujura, narakubiswe ndahondagurwa, urw'imbwa yaboneye ku mugezi nza kurubonera kwa Sheikh Sidiq. Jayila lemon parankwi Yesu gerayo wambesire we nitambukire, ariko ikisi cya kiwerewere narosera ndakirose none bibaye impamo. Iragiye uyu munsi yo n'indyago njye pereka niyuririre damvanga. Jayila lemon parankwi Yesu Bakongota kwira igisuga tiyeregana nawe ufite gahunda yo kuzudeza Islamu cyangwa aho mutsuriza. Assalamu alaikum. Ise wahindurije. Osha. Ndabona gahunda zanyu. Izi ni byo munsi z'irashura. Kwana rayishiteje. Lemon parankwi. Jayila. Bari kwirukanya uza wahindurije uje kuvumba kwa Sheikh. Yesu. Nasha nariye pilau koko. Uyu munsi byo no mwabibonye. Mwabariranyije nabi. Jayila. Kanajya kwita abasusa Maria we wanuriye. Kutanakubonye iyi ni haramu. Bareka nkubwire rayisi yaso nubwo usari Sheikh reka twishime. Mutekereza ko ari umusigiti gwa biteguye ni papa ateguye ikirori ni squad giteruye ni mwishiro wenda muraho turabeza n'amazi Yesu mazi gusa what ubundi nje kuvumba sibyo byananza ubundi imvura iguye inyagira igisanzwe yango nana abatembere se ko ntanarya yego basi yawe ngiye Bilali kucyaca reka nirije Alhaji Umar nubwo nanywa kapinada gusa nkataha pilawu nkazayivumba ubutaha. Hano yari ifutari nagibanye ihangane bayisilamu kuba mutahaza nzabyo tuzongera nugira ikibazo. Okay, mwakoze kuba mwaje kudusura, ndagira ngo mbashimire alhamdulillah rabbil alamin. Mwakoze kuba mwadushimiye ubwo nari mbibona bunari kwira Jayila ariko kafiti ntabwo bizasubira Jayila
lemon parankui. amaco ya telefone niba ubuzima bwanze nayo ni ngombwa yange kwakaza. Oh yeah, Elos money. Kichwani maswali mengi. Wabaye iki ku buryo kuza wayura nkaho waburaye? Muri urugo duheruka kurya. Ndabona uherutse kunywa amazi none so uherutse kunywa se? Hari ubwo uheruka kurya? Nijoro wariye naretse urarya ndaburara kugira urara umeze neza uraje nuraho akabesha. Uyu munsi turareba urarya none. Urakeka ko ayura gutya umuntu yarura gutya yariye koko? Mu kandi kanya uraje mbone banyakuye ngo njye kwishura inzu wariye uzunura imibe wayura nkaho sha hari igihe tunzagupasuriza no kubakira ikivera hano ku ruhande nawe ujye wahira mu yawe. Uri icyo gifu cyariye nda guhahira abana nkase si no guhahira ingurube. Uraza wayura nk'uwaburaye niwariye dore njye mfite agafu. Ariko rubanda rugira inda wakanyweyeho cyane bwo wari ufite gahunda yo kukanywa. Iyo ntari ifusi wagwaye ibisebe mu nda. Papi iyo ni ifu winshwanisha. Buretse halo Fefe. Yewe urebye nta kibazo mani twaramutse amahoro tubonye buke. Ya mafaranga se? Chamani ya mafaranga byo ukiyama wagira imyaku yamenye kuyamaye. Amafaranga garaje mu kugeraho mutsanga urwana rwakuza amabara. Wirihe bara? Nasanze rwibye abana ibijumba byokeje ari byo rwatsa abana. Uzibangerekeye iki? Reba ari kuvonyora ikijumba parikate akabwiga kibijumba. Urumva nge nari ndajya mu buroko mfite amafaranga yawe. Ndakuzi kandi uri nka grafre kwirwa nkoresha yawe nkubajije nawe. Ni ibintu ni n'ikibazo kwanza. N'uwanama ndabizi. Uze kubabwira yuko nabaye natakiyatumye bazi gutegereza wenda nk'iminsi nyingaye. Urabizi nanjye nk'ubwo ubuzima buri kwanga ariko nogarabura. Tawasaba man. Ariko ubuzima wagira n'ubw'injanga isegonda ryari ryo byose bari babugura amafaranga makenyi nka 500 gasigi ikibiranda mukizwa n'iki. Feifei w'abandi yangurizaga bureje iki kiwerewere nicyo gakora amarangari kikiba ibishimbo noneho barangeza ye. Ibishimbo natarakire bikukuri. Niyo mpamvu mba navuze kukubyara no kubyara umuntu. Nanya rose ibirangamiye mu byumbu by'abandi. Tayari iriye ibijumba, iriye ibishimbo, iriye iki, iriye umwanda. Wowe jondo uzibona mu mwijima. Papa we ingurube turayizi na telefoni yawe. Telefoni baye iki? Wari uzi ko ari igutunze sha? Aya nta masinga. Hanyuma urabona yari isinga. None yari isinga. Ni imyeko ubika amafaranga. Imyeko idahari ndabizi waburariye kwayura kwa buri segonda wajya wayura umunsi ukiri. Warahawe rata yayure. Kuko natariye. Waryo utazi gukora usibye kwibijumba. Umwana telefoni yawe singa. Nikukura mu bagabo mukandavura amahira wanyura gukayahindura ugahora n'igitoto ku mutima nikwambura ishyamba mu bandi nikaguteza guhora isuzuwe irange kure. Usha wari banambwira ari he? Ndaga muntu yo kumubaza. Nta yakubwiye yagiye. Aye mite ubwo noneho ngo uvuga ngo ndataha. Aye. Akosha mu mbere ndamubuza ariko reka nzi ndamushakira hose uyu munsi ntabwo muranyika. Sha none kira ni igiki?
iriya ni papa yateye dore kiriya ni icyakingiye ine zitazatwonera. Nari bitu uyu munsi araruponyotse ariko igihe nzaza urupfu se oya urwo kumwishuza urudeni ideni nyine bavuga iki n'urudeni ujye mumenya kwambura amayira wanyura ukayahindura ugahora n'igitoto ku mutima rikwambura ijambo mu bandi rikaguteza guhora usuzuguwe rirange kure rirakujya kure ideni rigukura mu bagabo ukandavura amayira wanyura ukayahindura ugahora n'igitoto ku mutima rikwambura ijambo mu bandi Changira ni minsi myinshi. Nari cyane kabisa. Mani ngende kubona ndi kwihuta ibyo byaneze ngiye kurisha Justin Fever. Ura munyamadeni ugiye kumushaka ibiki? Mana ndimo maga 50,000 mani mbega yagamaze iminsi cyane. Ibihumbi 4 n'igice byanjye arabinyishura. Gusa kuri uyu munsi Justin Fever nacika. Ibyo byaneze kabisa. Mani tumuke vamo amayira wanyura ukayahindura ugahora n'igitoto ku mutima rikwambura ijambo mu bandi rikaguteza guhora usuzuguwe nyagasani mfasha abafite imyenda bishyure aho riva hose uko risa kose riraguhemuza rikugeraho ubona risa n'iritimba Bidashapetisi cyane wabigimaze kubagigisha. nje mushakira mu gipangu ese papa ikibazo bashapeti wowe ikibazo bireke uzamenya duhanganye nari tugende Bwana kila kitu maisha baba yako so yako maisha kaka yako so yako maisha sha noneho so ndamusanga nawe ubwo noneho yagiye he hehe yagiye mu rugendo yafashe voyage kandi makweretse hehe shaka yumve ntabwo mbizi Ziko